Tubahaye ikaze mwese abaduteze amatwi ndetse n'amaso kuri Shaka Provisoire, abari kwitegura ikizamini cya Provisoire. Aha tugiye gukosora ikizamini cy'uyu munsi, aho tugiye kugenda tureba ibibazo 20 by'ikizami bigufasha kugira ngo ubashe kuba wabona Provisoire yawe mu gihe gitoya, bigufasha kureba urwego ugezeho. Rero nta kindi nagusaba usibye kwiyegereza agakayi n'agakaramu kugira ngo ubashe kumenya aho ugeze. Twihuse rero n'ikibazo cya mbere cy'uyu munsi. Umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Aha muri iyi shusho bari kutwereka aha ngaha, bari kutwereka umwana w'umuhungu uri gusezera ku nshuti ye, ndetse aza agana mu muhanda. Mbese ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. C. Gabanya umuvuduko ubwire uwo mwana yambuka ukoresheje ibimenyetso. D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Mbese muri ibi urumva wahitamo iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Imyitwarire myiza ugomba kugira ni ukwitegura kureka uwo mwana w'umuhungu agatambuka kuko ashobora kujya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ikibazo cya kabiri twihuse. Ku mihanda yagenwe na Minisitiri ufite mu nshingano ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeya, intera y'ahagaragara igomba kuba nibura. Ku mihanda yagenwe na Minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye, intera y'ahagaragara igomba kuba nibura A. Metero 50. B. Metero 120. C. Metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha igisubizo urumva cyaba ari iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko iyo ntera y'ahagaragara igihe ijuru rikeye nibura igomba kuba metero 100. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi urumva ari ikihe gisubizo wahitamo? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni C. Ikibazo cya kane. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bimurika, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Iby'inyuma ni metero 3.40. B. Iby'imbere ni metero 2.50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko inyuma aba ari metero 3.50 ndetse imbere hakaba metero 2.70. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Ikibazo cya gatanu, umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. A. Guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B. Guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C. Aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo iki muri ibi ngibi? Aha rero aha igisubizo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko uwo musezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga guhagarara umwanya munini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Bivuga ko guhagarara umwanya munini bibujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye. Ikibazo cya gatandatu, uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese aha urumva ibyo binyabiziga bidakurikiza iryo tegeko ryavuzwe haruguru ari ibi. Aha rero ibyo binyabiziga nta bindi ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Igisubizo ni C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ikibazo cya karindwi, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganywe. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe cyangwa ibyanditse bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu mezi 2. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ibyo bikorwa mu gihe kingana gute, cyangwa uzi ko bikorwa mu gihe kingana gute? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Ibyo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ibyo bikorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8, nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijuru rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijuru rikeye, kumurika mu ntera ikurikira. A. Metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva iyo ntera ivugwa ahangaha ari iyi? Aha rero iyo ntera nta yindi ni metero 40. Igisubizo ni C. Metero 40. Ikibazo cya 9, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa kiri mu ishusho y'uruziga, mu muzenguruko mureba aho ngaho, mbese gisobanura iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda.
D. Birabujijwe kunyuranaho. Mbese aha wowe urabona muri ibi iki cyapa cyaba gisobanura iki? Aha rero iki cyapa gisobanura ko bibujijwe kunyuranaho. Igisubizo ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Tubibutsa rero ko mu minsi iri imbere turaza kubategurira isomo, nta nubwo ari isomo rimwe ahubwo ni amasomo menshi agenda yerekeza ku byapa, ibiburira, ibitegeka ndetse n'ubundi bwoko bwose bw'ibyapa, kandi tubamenyeshe yuko twamaze kuhageza isomo rya mbere rivuga ku bimenyetso bimurika, imikorere yabyo ndetse n'uko bisobanurwa n'uburyo bibazwa mu kizamini cya provisoire. Icyo ushishikarijwe nta kindi ni ukugenda kuri shaka provisoire ukareba iryo somo rya mbere, ariko tubiteguza yuko tugiye kubashyiriraho n'andi masomo y'ibindi byapa ndetse n'ibimenyetso bikunda kubazwa mu kizamini cya provisoire. Kwihuse rero n'ikibazo cya 10. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe wahitamo iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni B. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Igisubizo ni B. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. 11. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wahitamo iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni B. Ni ugukurura ikinyabiziga cye. Nta kindi uwo muyobozi w'ikinyabiziga yakora ni ugukurura ikinyabiziga cye. Igisubizo ni B. 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 100. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera muri metero 50 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura kuri cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe uzi ko amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni igihe umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 100 ndetse n'ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera muri metero 50. Bikaba umwihariko y'uko aya matara maremare yakatswa igihe umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba ayo matara maremare. 13. Ikibazo cya 13. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugira ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira.
ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose n'ubudodo bwabyo ntibugira ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugira aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ni ibihe rero ibyo binyabiziga? A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ateganye. B. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere kuri rero wamaze guhitamo. Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Igisubizo ni A. 14. Iki cyapa kivuga iki? Mbese iki cyapa dufite ahangaha kivuga iki? A. Iherezo ryo gutambuka mbere. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere y'aho ujya. C. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero twihuse igisubizo nta kindi ni C. Ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. Igisubizo ni C. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. 15. Ikibazo cya 15. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ni iki aha wahitamo? Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Icyo kinyabiziga cya mbere ibigomba kuri icyo kinyabiziga nta bindi ni uko haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Igikwiye gukorwa ni uko hakenerwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. 16. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu ntera, mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Mbese urwo ruhushya wowe usanzwe uzi ko rutangwa n'abandi. Aha rero abatanga urwo ruhushya ni Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Igisubizo ni B. Ni Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. 17. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. A. Imbere ni itara ryera. B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma ni itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese aha wahitamo iki? Ese ni A.
ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere hashobora kuba ari itara ryera, imbere haba itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, cyangwa inyuma hakaba itara rimwe ritukura. 18. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imiterere y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa n'ibi bikurikira. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imiterere y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa n'ibi bikurikira. A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi uzi ko igisubizo ari iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni B, ni imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ibyo bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imiterere y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa n'imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. 19. Amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. A. Metero 50 nibura. B. Metero 100. C. Metero 150. D. Metero 200 nibura. Mbese aha igisubizo ni ikihe? Aha rero igisubizo nta kindi ni D, ni metero 200 nibura. Nibura metero 200, igisubizo ni D. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Itara rimwe cyangwa menshi yera. B. Amatara menshi y'umuhondo. C. Amatara menshi asa n'icunga rihishije. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese aha wahitamo iki muri ibi ngibi? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo bishobora kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, cyangwa akaba amatara menshi y'umuhondo, bitaba ibyo akaba amatara menshi asa n'icunga rihishije. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye muri iki kizami cy'uyu munsi. Amanota waba wagize ushobora kugenda ukayandika muri komenti kugira ngo utere n'abandi morale. Noneho abifuza ko twabakira kode ya provisoire ndetse n'iya perime turabafasha. Baduhamagara kuri 0723 579 083, 0723 579 083. Turabashimiye rero naho ubutaha.